ngwino. Konde uri kumeza neza ugiye ariko no ngoma mubwira no aho ngiye noneho aho ngiye kujya njya hose ngiye mubwira ngo ngiye ha koko none se gutambwira nkungu nawe mfite gahunda nanjye ngiye kugenda urabona ko hano hasigara ndi kandi uzi ko dufite umwana none se umwana mubyeyi ngiye nyine wowe se uwawe umurere ahubwo nakanguka umwambike papegisi umuhagire umusige mbese bikime cyose kandi umugaburira haga ibyo kumbwira ngo umwana se uwanjye ngiye nyine n'uwawe nutamara byo ntabwo bindeba reka ibyo mwamwigize aha ngaha ewe ariko se wagira ngo koko dusiganga nta muntu uhari ngiye gushaka ibyo bitungurwa none nawe waguze muri igendeye nose ura mwana uzi ko ari mubaho gute kandi uzi ko ari wowe ugomba kumwonsa niyo kuzi ko ntabere mfite kuko wabyihoreye kugenda ukamusigarana none se wari wigeze umbwira yuko hari gahunda ufite ahantu ugiye kujya byo kumbwira ngo ugiye guhara wigeze ubimbwira ariko njyewe nta mpamvu yo kukubwira aho nari ngiye kuko nawe urabizi ibitunguru urabizi ko ari umugabo ugomba kubishaka iyo ntabwo nagomba kubikubwira ndategetse rero nka nyir'urugo ahangaha ntaho uri buke rwose ntabwo wari wigeze ubimbwira ibyo kuvuga ngo ugiye gushaka ibyo gutunga ngo urugo byo kugira gute ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ahubwo kangira ko bavuga ujya heza urajya he kumbuza ko ntaho uri buke icya mbere cyo ntugeze umbwira ngo hari ahantu ugiye kujya gahunda ihari ugomba gusigarana umwana ukamutunganyiriza buri kimwe cyose iyo uza kumbwira mbere yuko hari ahantu ugiye kujya none gusiga gahunda yanjye kuko utigeze ubimbwira ugomba kugenda kandi nubwo ugomba kunyobora byo kumbwira ngo ugomba kuguma ahangaha ngo igihe ibyo ntibishoboka ego mubwire rero ntabwo ari wowe wanshatse nijya wagushatse sibyo kandi ninjye umutima w'urugo ahangaha ndavuze ngo ntaho uri bujye niko ntegetse wanze rero uriya mwana ariko kumbwira ngo ndeke kugenda hari icyawe njyanye umwana wawe ntari hariya mu cyumba ntaryamye ntasinziriye icyawe mfite ukimbure ko ikijyana ngiye ngomba kugenda ndavuze ngo ntaho uri bujye niko ntegetse hano muri uru rugo ndi umugabo ntabwo ndi umugore niko mvuze kandi ngaho mfata amaguru mbuze kugenda ntasone ibintu uba wegeze ahangaha mufataze ibyo mwaba mwatubonye ngo umugore nta jambo agomba kugenda ntagomba kuvuga nta soni none usanga umwana yarese ndakwereka urambona ariko mana yanjye kuko ushaka ubishyigiye we koko ni uko bigenda ariko byose bizashoboka niba ari iby'ubu ngubu abagore basigaye bigira gutya ushaka kwita abagabo bizasobanuka byose ngaho se fata amaguru umbuze kugenda n'amaboko byose bifata akabya nkaho wegeze ahangaha none usanga umwana yarese uko nkugira ariko mana yanjye kuko we rego urushaka rubi ariko ibi byose bizagira iherezo nzi ko azahinduka uriya mugore nubwo ashaka kumwita umusego mu mutwe bizahinduka mbonye uri byiza ukuntu siko bakugonga bari kugenda ureba kugira batakugonga aya nanjye kuri telefone umuntu warunyandikiye nari ndi gusubiza ariko nta birenga ndimo ndi kureba
Makuru sa warugiye mukobwa mwiza ko mbona umeze neza. Warugiye hera? Nari ngiye hari ibintu nari ngiye kurebayo. Harimo nkahita ngaruka ntabwo nari gutinda. Umeze neza ariko. Ushobora kuba warugiye ahantu hakomeye cyane. Cyane se? Umeze neza byataye. Urakoze. Ese shaka wamaye akanimero kawe ko na bana hari ukuntu umeze twaje tuvugana buri. Urayishakira iki? Nyine ni ibintu bisanzwe twaje twiganira bisanzwe. Hari ikibazo? Urahura n'umuntu bwa mbere ugatumubwira ngo urashaka ngo mpa nomero ngo uri mwiza ngo iki. Ariko ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidakomeye, sorry, ni ibintu bidakomeye. Uhura n'umuntu kaganira bisanzwe nyine nk'uko tuganiriye, ubundi tugahita nyine tukajya tuvugana bisanzwe. Siko duhuriye hano warugiye gutya, nanjye ngiye gutya. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Base waretse nkazaye guta nkuko duhuye cyane amateka y'uruhure. Oya. Ntubigire ibintu bikomeye, ntubigire intambara nyine, kumva hari ikibazo biteye. Maka nimero kawe hari ikibazo? Okay. Sinzi ikiyishakira, sinzi nta nubwo nzi impamvu duhuye wenda basanga harimo mutse. Nyine impamvu duhuye ni Imana ibikoze ushaka wamara n'akanimero kawe ntari. Okay, nta kibazo. Ndiko ndabona yawe. Ndandika wonde? Wandikaho Peter nta kibazo. Nanjye ni Nyamatari. Shan man, ndabona bikubereye ariko. Umugabo yasinziriye kandi namubwiye ngo ntajyame ntaraza mbere yaranyumviraga ariko ubusinzi binasigaye yarigize ahangaha akaza kumbona ubusare mu biki wankingura mushenzi we anavuze ngo ntakajyame ntaraza ariko ntaba yumva ko arambona cyaranyumviraga ariko ubu ngo asigaye nsuzugura binaba yarigeze ahangaha ni iki kingura ariko mana njye koko waheze ko amasaha maze hanze sikunangana amasaha ndi hanze uryamye mu biki hasa wajya utsa kuriza kumvika ahangaha ni wanjye nabugomba kunyobora ani wanye n'injye mugabo ntabwo ari we mugabo kumvikana utangiye kunsusugura nkwereke wanjye ute sana ko utangiye kunsusugura yaraya ahubwo mbwira umwana yabiwe wamukarabije ubu inzira yamuhesha ndanisanze abongura ngabura fayo hano uvuye he ariko mana yanjye wa mugore nzagukaranga wumve wumve neza ko badakingura cyangwa nanone barimo kurwana ikibazo rwose bafite rwose ariko mani njye narabibonye n'ukuri Kalisa yaragowe nimba n'uriya mugore banza namukubita urabona atamurusha umusore umva gufasha ukongera ukomanga uriya mugore nabonye atoroshye umugore ibyo ndimo kugenda mwumva ntabwo yoroshye reka mwese mubira cyangwa bari kurwana nose ko narusa ko twumva
Ako ibyo mugo ntago beza. Uya ongera ukomange twumve. Ko badakingura se. Simbona bavuye guhasa. He. Rero nase biteretse ari. Ako se sibyo wamunganye buriya si umuntu uvuye guhaha. Mwese bari he? Ko batanafungura. Niba batari kurwana shasize. N'umuryango rwose. Ibyo tumva ntago ari shashi. Cyangwa n'umugabo uvuye guhaha agasohoka ukaba wasanga nta n'uhari. Ibyo byanashoboka. Byanashoboka ariko oya. Umugabo bari mu nubizi ko yoroshye. Yabyose abyikorera. Niwe nyine uvuye kubihaha. None se akaba abisize yagiye he? Mwiriwe. Nako se kandi musaha mukutanga amasaha. Twari tuje kubasura. Aya masaha mwaduhamagaye se? Kuki bose abana mutabateguje? Oya ntitwabahamagaye ariko turi inshuti z'umugabo wawe. Ngaho ni mu ndebe. Reba ahantu mwahanduje kuki mutakwema inkweto se basi ngo mwinjire mwakwema inkweto. Ako mutore ntabwo twari twabimenye nyine. Ngiye baranyobeye. Ribaze makaro yanjye kuntu yarameze ariko mwayanduje. Utubabarire rwose aho twe cyane twebwe twumvishe ibintu bibavugaho. Hajya ngo mwari muje gukora iki? Nyine twari tuje kubasura nk'inshuti z'umuryango. Umva mutumuke muva aha ngaha samwe mutungura abantu mugende nta bashyitsi dukeneye. None se basi umugabo wawe arimo? Nta bashyitsi dukeneye ntabwo wumva.